tuguhaye ikaze wowe udahwema gukurikirana ibiganiro tukugezaho, amakuru agezweho ndetse n'izindi nkuru zitandukanye hano mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange. Tudatinze uyu munsi tugiye kubagezaho imwe mu nkuru ikomeje kuvugisha abantu ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye. Ni inkuru igaruka ku kuntu muganga Rutangarwamaboko yibasiye The Ben n'umugore we bitewe n'indirimbo The Ben yarayashyize hanze, indirimbo yitwa True Love. Iyi ndirimbo rero ikaba igaragaza umugore wa The Ben Pamela, igaragaza ko atwite, inda yose ikaba igaragara muri iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo rero ikaba ariyo Rutangarwamaboko byatumye agarukaho yibasira The Ben ndetse akoresha amwe mu magambo akomeye yanditse. Ni amagambo Rutangarwamaboko yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram, aho tugiye kuyabasomera mukumva ukuntu yanditse yibasira The Ben n'umugore we, bikomeje gutungura abantu hano hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Mu magambo Rutangarwamaboko yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram, yanditse ati: muzibeho mwogatsindwa mwe, duhane duhanure kandi duhonore, bahonoke, utwite aratwikira ntatwika ngo yimanukire, ejo kuzamuka byamugora, amagarukirano muri rwa ruziga. Inda y'umubyeyi irubahwa ikubahirizwa, ntiyanikwa ku gasozi kayiha nde inda muzibeho mwogatsindwa. Ikibabaje si ababiyanitse batya, kuko n'ubundi bose isi bayarimo yitwa ngo ni iy'ubuhanzi, kandi ahubwo ari ibihanze. Ibigezweho ni iy'ubuhonore gusa, na mbere nta buhanzi budashingiye ku muco. Narababwiye Benman, ikibabaje ni ibitangazamakuru biba byabahaye umwanya bikanabivuga bibataka ngo bagaragaje ko benda kwibaruka. Koko n'abashakashatsi mu muco, umurage n'amateka tukayiyambaza ku nyandiko za kera. Imvaho nshya mwikebuke muhonoke, mutengushye bene Imana pe. Ibindi bitangazamakuru nabyo byatangaje ibi kimwe n'ubundi buhone nabyanditse ibihinda n'ibisahinda, mujya mutanga muhonoke, musubize agatima impemburo, mwakire kandi mutangarize bene Imana ibikwiriye bibafitiye umumaro, bibahonora, bibigisha, bibamurikira mu cyerekezo kirambye cy'u Rwanda rushingiye ku muco, kuko umuco ari wo shingiro. Impugukirwa aya mafoto tuyatangarije ubugende ngo twiyame kandi duteshe abandi mu izina ryako, kuko
ubundi bamaze gusakara hose, ariko ubundi ibi si ibyo gutangazwa ku karubanda, ariko haba igihe ari ngombwa ko ikibi kivugwa mu izina ryacyo ngo cyamaganwe uruhenu. Ubwo n'abandi mugira ibi mubimenye ko atari iby'i Rwanda, mubyirinde. Kirazira kikaziririzwa mu muco wacu kwanika inda ku gasozi. Muhonoke bene Imana, twige kandi tumenye, tubeho ubuzima bushingiye ku muco. Ngayo nguko rero umuriro ukomeje kwaka hagati ya The Ben ndetse na Rutanga rw'amaboko. Bamwe mu bitekerezo batanze baravuga ngo bari ku ruhande rwa Rutanga rw'amaboko, abandi ku ruhande rwa The Ben, bamubaza ati bavuga ngo yabinjiriye mu buzima, ati isi tugezemo nicyo cyerekezo, ni isi iri digitale yo gushyira hanze ibintu byose. Nguko rero iyo niyo nkuru yari igezweho ikomeje kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga. Tugana ku musozo, ndagushimiye wowe wafashe umwanya wawe ugakurikira ikiganiro paka kigeze ku musozo. Wibuke gukanda subscribe, kandi like, ukande share kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro. Ciao, ndabakunda cyane, umunsi mwiza.